Okay, mwiriweho neza. Uyu munsi ndagira ngo dufatanye kwiga uburyo ushobora kudownloadinga app yagufasha kureba match live. Icyambere ni ukuba ufite data, ufite smartphone cyangwa se uri connected wifi na internet cyangwa se internet ahantu runaka waba wayikuye. So, uyu munsi ndagira ngo tuvugane kuri app bita Drama Live. App bita Drama Live ni application usanga muri Play Store yawe ishobora kugufasha kureba match iyo ariyo yose live, ukayikurikirana wibereye wawe ufite bando, kandi ureba match yose ukagira ngo uri kuyireba kuri full screen TV. So ese ushobora kwibaza ngo iyo Drama Live wayikurahe cyangwa se ikoreshwa ute? Ngiye kunyuramo uburyo ushobora gukoresha Drama Live from zero to hero, then ugatangira kuyikoresha muri telefone yawe ukareba match wibereye wawe ku giti cyawe. Bikorwa gute rero? Uragenda ugiye kuri browser yawe iyo ari yose ukoresha, ukoresha Firefox, Mozilla cyangwa se Chrome cyangwa se Google bisanzwe, then ukayopeninga ugategerezaho, then amara kuopeninga ukajya muri research. Ngiye mpamvu nyifunguye ubwo tuyibona nuko nahoze kare ndi kuyireberaho ndi kuyikoresha, then warangiza ukandikamo ijambo Drama Live, then ugakanda kuri research ugategereza. Ukimara gukanda kuri research haza iza application z'amoko atandukanye, ukareba Drama Live igomba gukoreshwa muri Android. Kuri title hejuru yanditseho Drama Live Apple, ugakanda kuri ku ya kabiri. Then iyo umaze gukanda kuri Drive Live uhita ubona ahantu handitse ngo download Drama Live for Android now. Bivuze ngo downloading Drama Live ya application muri Android aka kanya. Ushobora kuyikora kuri Google Play Store cyangwa se App Gallery cyangwa se ukayidownloadinga ako kanya directly. Then uzagenda ukande kuri download directly. Numara kuyikanda uzategereza processing browser yawe, ubwire kuyisacinga, utegereza akanya gato. Nubona bitinda bizo ngo izaba ari network nye ufite, ariko ufite internet ihagije ako kanya rwose mu minota nk'iyo guhumbya rwose bitabikunda cyane, kuko nge narabigerageje birakunda, nayo ndeberaho. So then internet irakunze, ukimara gukanda Drama Live directly ako kanya izahita muri screen ngo download anywhere. Then you kind of tubona hejuru ibumoso bwawe yatangiye kuba download. Then utegereze, uzakikara kuri details urebe uburyo uri kwidownloadinga, utegereze. Then urana kirangije kuba downloaded, then uzayikandaho bakubwira ngo update. Impamvu ngira ngo ari update nuko nubonere ngifite muri telefone yanjye, ariko kutayifite ari bwa mbere ugiye kudownloadinga ukanda kuri install, then ugakurikiza step by step z'uburyo ushobora kuinstalla kugira ngo ubashe kugira ute kuyikoresha. Murakoze cyane, mbashimiye uburyo kimwankurikiye. Then ngiye kuzajya mbagezaho utuntu tw'ubwenge dutandukanye, nizeye ko muzabikunda kandi muzaryoherwa. Murakoze.